nakuriye igikondo kurya gatanu nari ndi umushushanyi mwiza ndi n'umuririmbyi mwiza yego dutangira imuzika baratubwira ngo hip hop dukora n'ibirara by'Amerika byarambabazaga cyane navuga ni turashaka gutanga message ariko mwe muri kuvuga ngo hip hop ni ibirara ntabwo turi ibirara narakomeretse muri face ngo twari turi gukina umupira Gikondo twahuye n'abandi ba Rwamara I think b'inyamirambo dukina umupira turabatsinda tubatsinze bazana n'akavuyo terana amabuye look at my face ifite nk'imyaka 8 9 gutya 10 entre mathematics imibare rwose ntabwo nayikundaga kuvuga ko ntari nyizi iyo na tryingaga hari ukuntu nageraga wenda nka 60% cyangwa 50% ariko ayanga irarushya yego aya bana muri byo tubireke kubera ko ndikumva mugiye kunzimuza muri secondaire muri Kicukiro hari umwarimu nyine bari baratuzaniye mushyashya ariko sinzi rero araje muri stages I don't remember ntabwo mbyuka neza akakunda kwambara utumini kandi twe twigishwaga n'abarimu bakuze bari strong byatari tight abantu bameze gutya bari serious so bamuzana gutyo ko twe twarabuze umwarimu watwigishaga shimi niwe rero waje akunda kwambara utumini iki yari umukobwa rimwe rero ati ngwa hasi abwira akana kicaye imbere bitaga dadi ngwino timedon la clé tadaramubwira none ntabwo ngwa la clé ntabwo nzi icyo ugiye kumbwira hari ukuntu twe dutangiye natwe kumumenyera nyine kwa kundi aravuga ngo okay ahita yitorera twese turahaguruka kuko yarunamye ari twinshi twabonye nakundaga football na basketball amaze kugera muri secondaire niyo mukino nakunze mu buzima bwose umuntu inspiringa ntabwo ari umwe ko mufite inspiration nyinshi nkora ku bantu yaba Lil James yaba family ariko mama wanjye aranyinspiringa kuko ukuntu yadufashije ukuntu yatubaye hafi nyuma yuko papa agenda iyo ni inspiration yanjye ya mbere nyereka ko uyu munsi ushobora kugira wenda ibibazo cyangwa ibyago ariko ejo hariho icyo cyo yarakidaye mu bandi bantu banyinspiringa harimo Paul Kagame umugabo w'ijambo kuko hari ibintu yatubwiye kenshi tukiri batoya ndavuga ku giti cyacu turi urubyiruko ariko ubu ngubu turi kubibona kano kanya bishatse kuvuga ko ni natwe ubwacu nitwumva impanuro n'iki hari byinshi tuzageraho kura amaboko mu mifuka ntago twese tuzajya mu biro ngo tube ba perezida tube ba minisitiri tube biki nawe ushakemo impano ufite cyangwa icyo washobora gukora kura amaboko mu mifuka uru rubyiruko ufite imbaraga uracyafite imbaraga ari igihe kizagera ntubu ugifite imbaraga zo gukora ni riri sexy hanyuma nawe ndakayemo gakeya bishobora kuba bitakiri munsi ariko ubwo riba ryahindutse gute riba ryabaye nyine rude ige ariko iyo ndi kuririmba ndi hardcore ni intare itontoma nari muto nibaza ko ari bya bindi badusunitsemo batubwira ngo tujye mu bukristu mu busilamu amadini kwa jewe ntabwo ndi umunyamadini ariko ndi umwemeramana icyo ngicyo so bambwiraga kujya muri ADPR abandi kujya muri Yehova abandi kujya mu Gatolika ibiki n'ibiki nkajyayo kubera nagiye gusura anti kandi nta kundi turi bubigenze ku cyumweru tukajyayo ariko for me ntabwo wenda nabishakaga kujyayo twakuriye muri ADPR ariko ngende mu Buddhist ubu ngubu narasomye ndaganira
naje kwemera aba Buddhist twemera Kristo Yesu ndi umukristo sini yose wajyamo ariko pfa kuba wemera ko uri Buddhist ubundi Buddhism ntago wirinda ingaruka mu buzima guhemuka ibintu bibi byose birakugaruka birukira ku isi ntago ikintu cyari cyo cyose wakora cyiza umugisha wacyo ubonera ku isi ntago umwijuru baratuvuga nindogiye ntawe urajye kora ibyiza nawe bizakugarukira nemera ijuru tuzarijyamo Buddha uramwemera Buddha n'umuhanuzi yakomeye Rusaza Rwarugabo Junior Multi System Nubahata Ngaho buri wese yibyinire